abantu bafashaga buriya niba batereranye narabateranye se narababyaye abantu bafashaga niba batereranye mvuga se ntago mwavuga ko ngo niriza ndimo gutaka mbabwira ni muri showbiz arimo udutsiko tw'abantu bashaka kunyica ntago mwavuga ko ari ukwiriza uyu munsi ni maze umwaka Kampala nifitiye amahoro ndarya ibiryo bikamanuka ndaryama nkabona ibitotsi mu gihe iwanjye hazaga abantu kaguga abantu bakatuzakwica ariko ibi byose narabibabwiye mamunzanira ibintu by'ubuginga hano abantu bafashaga buriya niba batereranye narababyaye se njewe se ko nabatabaje mwarantabaye ahubwo mwagiye mu bigare bya bene wanyu aho ngaho bene wanyu babaginga sana birirwa babwira yagarajwigira yago ni mumushyigikire mu muziki agomba guma mu biganiro bombo clad ni mukaze kumbaza ibyo bintu by'ubuginga sana ibintu by'ubugoryi mujye mugenda mu bibaze bene wanyu abo ngabo bagize uruhare mu kugira ngo mve no mu gihugu urumva cyo biboro mumbaza abo bantu bafashaga narabafashije nyine byararangiye uyu munsi ntago nta gahunda mfite noneho ubusa abantu turimo gufasha iyi live ntago dufashije umwana w'umukobwa witwa Gisele uri mu Rwanda ariko mwamuza mumbwira ubusa kubera muri bamwe nama puppets y'abahanzi bamwe aho ngaho i Kigali bari nama puppets y'abanyamakuru bari aho ba fake bari aho ngaho barimo bashaka bombo youth uyu munsi nifitiye amahoro uyu munsi ndaryama nkasinzira mwari mwarambujije amahoro niyo showbiz yanyu mwari mwarambujije amahoro ntakiryama ngo nsinzire ntakibona ibitotsi najya kuri kamera nabivuga uyu munsi kubera maze igihe najya kuri kamera ngo murakumbuye mukumbuye ikize ko mukumbuye ibyiza nkorera kuri kamera ko mudakumbuye ngiye kuma mushaka nyine ibyo umuntu aba mukomeze mudiringe nabo ba Claude mukomeze mudiringe nabo ba YouTubers babahereza ibintu bibira aho ngaho mukomeze mudiringe nabo mamubona umuntu yarabihoreye yaricishekeye akavuga reka ubu maze umwaka nifitiye amahoro nariturije nta muntu yishaka no gusubizanya nawe nta nuwo nabonera n'umwanya ariko agahinda mwaneye mwamwumva ngo ari ibintu biri bubyuke mu gitondo ngo nkabyibagirwa ubu se wakwibagirwa umuntu wakugiriye nabi wakwibagirwa umuntu waguhemukiye ubu se wakwibagirwa umuntu wakugaburiye ushonje ubu wakwibagirwa umuntu wakugaburiye ushonje ngiye nakwibagirwa umuntu wangaburiye nshonje nakwibagirwa umuntu wampaye amazi mfite inyota ubwo se abo nafashije ntago mwababonye kuri kamera bavuga ko ngewe ndi umuhemu abo ngabo mwirirwa mu mangara jya gufasha aba abo wafashaga bagihuzo ni mwababonye mu makamera bavuga ngo narabahemukiye ngo ndi umuhemu bayaka ni mwababonye bantuka ubwo se mfite umutima unganute abahanzi nafashije bangana iki bose ntibafashe iya mbere ahubwo mu kwica ubuzima bwanjye muri aho ngaho murimo kuvuga ibintu cy'ubuginga kubera puppets niba babishyuye niba bababwiye ibiki simbizi kandi umunsi nahagurutse ngongera nkangana namwe mwakwicuza mpagurutse ngongera nkangana namwe mwakwicuza kuko noneho byaba ari ibindi bintu ariko narabaretse nge ndituriza mpitamo gufata inzira yanjye nkakora ibyo ngewe nkunda uyu munsi ibintu bamuvuga ngo murankumbuye nge ndimo ndakora ibintu nkunda niba munkumbuye mukunde ibyo nkora niba munkumbuye cyo kuza kumbwira turagukunda ariko tugukunda mu biganiro turagukunda ariko tugukunda iki ibyo biboro ntago mbishaka kabisa ntago mbishaka narabihaze iyo murimo nko kubivuga mbyumva niyo mpamvu mamona ndimo guseka niyo mpamvu barimo kwisekera kubera iki mba ndeba imikino mufite nkabona mufite imikino myinshi nkavuga ni icyabinjiza nko mu mutima wanjye mukabanza mukamenya icyo rubozo nakorewe nabo mwita abantu banyu aho ngaho abo mwita banyu rero uyu munsi niba Uganda inguye neza nkaba niterekera umusatsi wanjye ugakura kubera mfite amahoro wowe ukaza ukumva nkaba niterekera ubwanwa bwanjye bugakura abandi barabuteretse bwanze gukura abantu mushaka gukorera umugisha Mutesi Gadiera wowe story yanjye urayizi wowe urabizi wowe uzi byinshi nuko nanga kuvuga ariko wowe uzi byinshi nyina w'umuntu asiyo urumva rero ababavuganiraga bamwe muri bo uyu munsi bari Imana yarambwiye ngo uzabashaka ubabure Imana yarambwiye ngo uzabashaka babandi bose bakurwanyije iri ni naryo jambo ryanjye ryanyuma kuri abo bantu niryo jambo Imana yamaye mbere yuko impa n'ubushobozi bwo guceceka no kutazongera gusubizanya nabo Imana yarambwiye ngo uzabashaka bose ubabure bamwe bakurwanyije uzabashaka bose ugira ute ubabure bamwe bakuvuze nabi bamwe baguhimbye amazina bamwe bakubeshyeye uzabashaka ugira ute ubabure bamwe bakugambane bagatuma uva mu gihugu ukunda igihugu cyawe igihugu cy'umugisha kuri wowe igihugu usona nyoko barimo igihugu wakoreye
ukakivamo ukagenda. Imana yarambwiye ngo uzabashaka bose ubabure. Imana irambwira ngo kandi nzakugezaho bo badakeka ko uzagera. Imana yarabimbwiye. Ibi byose rero nge mpagaze ku ijambo nabwiwe n'Imana. Ntabwo mpagaze ku ijambo nabwiwe n'umunyamakuru, nta nubwo mpagaze ku ijambo nabwiwe n'umuhanzi. Nge mpagaze ku ijambo nabwiwe n'Imana yonyine. Imana yonyine. Ntabwo ari ijambo nabwiwe na papa, ntabwo ari ijambo nabwiwe na mama, ntabwo ari ijambo nabwiwe n'inshuti, ntabwo ari ijambo nabwiwe n'umwana wanjye. No, ni ijambo nabwiwe n'Imana yo mu ijuru. Yo yaremye isi n'ijuru, ikarema amazi, ikarema isanzure, ikarema umuntu, yahize ikamushyiramo ubwenge, ikamushyiramo umwuka, agahumeka, umuntu akajya abyuka kumva ni muzima. Iyo niyo Mana nyihagazeho kugeza amagingo aya. Kandi igihe kiraje, mugiye kubibona, mugiye kubibona. Mugiye kubibona. Hari umuntu wambwiye ngo ngire expectation. Nge ntago njya muri expectations, ntago ngira expectations. Nge mvuga mu rurimi rw'Imana, kandi Imana indiho, Imana indiho, Imana indiho, Imana indiho. Uyu ni umwaka uko mugiye kubona none ibintu n'amaso. Mwumvaga ibintu mutabibona, mwe mwumvaga ibintu mutabibona, ariko uyu munsi ubu turi muri 2026 mugiye kubibona n'amaso yanyu. Mugiye kubibona n'amaso yanyu. Imana yarambwiye ngo uzabashaka ubabure bose, bose kabisa. Nta nubwo bazibuka, kandi nzakwibagiza ibyo byose bagukoreye. So ndishuwa ko Imana yo mu ijuru ntago ikiranirwa. Imana yo mu ijuru, twe twabeshya, abantu babeshya, twabeshyana, twagira gute, umuntu yaza hano online akababeshya akagira gute, ariko Imana yo mu ijuru ntago ibeshywa, ntago ibeshywa. Imana yo mu ijuru ntago ibeshywa, kandi ntago ijya yibagirwa imirimo. Ntabwo Imana ijya yibagirwa iki? Imirimo. Imirimo nakoreye aho ngaho muri Kigali, Imana izayisubiriza aho muri Kigali, muzabibona. Hari umuntu wasabye ngo Imana izansubiriza aho ngo muri Kigali, aho muri Kigali kabisa. Ntabwo Imana izansubiriza Uganda, izansubiriza aho ngo muri Kigali, mubibone. Jaja wagwan umukamera umani wakamejeje. Uyu ni Jaja twarakoranye kuri Yago TV show, twarakoranye big time. Uyu munsi afite company ye, mujye mugenda mu mutezi imbere. Afite company yitwa Inzora Protocol, company ikora ibijyanye na protocol mu bukwe, mu mihango ikomeye, mu ahantu hatandukanye kabisa. Jaja rero ari mu bantu twakoranye kandi dukorana neza cyane. Yago wazagaruka mu Rwanda ko turagukunda cyane, tuzabirebesha amaso. Muzabibona. Imana izansubiriza aho ngaho i Kigali. Noze mwe muzi Imana izansubiriza i Kigali bimenyekane ku isi yose. Imana izansubiriza i Kigali bimenyekane ku isi yose. Muzabibona mwe mutegereze, kandi si kera, ni vuba cyane. Imana irimo iransubiza. Ni nayo mpamvu bamwe muri mwe mwatangiye gukanguka, hari ibyo mwabonye. Ni nayo mpamvu muvuga garuka, nzagaruka ko mu Rwanda ni igihugu cyanjye. Sinagambanira u Rwanda, ubwo niyo mbonye umuntu urimo kuvuga u Rwanda nabi, mba numva nteye ikindi kintu. Lion, uwo musatsi n'ubwo bwanwa bwakugize umuhirimbiri, none se wanyoreje ku giceri mandi nk'iyogoshesha. Umusa wanyoreje ku giceri nk'iyogoshesha koko ndasa nk'ingegera koko Beni, ubu nse nk'ingegera uhari. Uko kumwana wacu apfe tumureba koko. Koko man. Oh my god. Imfurida koza niwe wanditse ibintu cyangwa ni any big man. Koko umwana wacu apfe koko mahoro gahera koko. Umuntu avuze ngo ndasa nk'ingegera koko, mbi ingegera muhari koko. Abantu kugira ngo bakore baravuga. Abantu mushaka kungabanya kino gisetse, uretse kuvuga ngo urwo rusatsi rurasa nabi n'ubwo bwanwa burasa nabi, hari ikintu mwabikozeho koko, hari ikintu mwabikozeho koko, cyangwa murimo muravuga gusa. Rero niba ari ukuvuga gusa mwishejekere,
mwisheshekere pe, niba ari ukuvuga gusa pe, niba ari ukuvuga nanjye nabasha kuvuga pe, niba ari ukuvuga gusa nta kintu mwakora, ubu ngubu ngiye nsigaye ndeba ibikorwa pe. Ariko se nkawe koko uraza ukavuga gusa nshuti yanjye mwakoresheje mwogosha ko ubu bwanwa man, reba ahantu bugera man, buse mwamfashije koko ubu bwanwa murabona ukuntu ari bwinshi koko, urabona ukuntu buno bwanwa ari bwinshi kandi bundiho, uzi ko bundiho mana yanjye. Ubu bwanwa nabwo hasi ubwo hari umuntu muri mwe burihora, hari ubwo bukubangamira, ubwo bukwinjira mu kanwa, hari ubwo bukurihora, ariko ngiye bundiho none ndashaka mbukuraho. Wanyoherereje 077 Jean Paul ese wanasokoje byibuze. Jean Paul nta gisokozo mfite, shyiraho igisokozo basi. Benita wabaye nk'ingegera. Beni none se ugukoze iki kunyisa ingegera gusa, ukanyita ingegera gusa, nta kindi kintu ukoze, kunyisa ingegera gusa. Muranuka mutagira ikintu mukora koko. Captain Comedy, I see you man. Abantu kugira ngo bakore baravuga. Ubu se ninde kuvuga byananira? Joe, thank you. Ubu se ninde kuvuga byananira? Ubu se ngeshatse sinaza nkavuga ati ururimi rega, ururimi ni inyama yigenga, umuntu avuga ibintu ashaka. Ubu se nje nkavuga ati ejo sinaza nkababwira ngo ejo cyangwa ejo bundi nshaka kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanjye nkajya nshimuta abandi ba perezida. Ubwo se byaba bibaye niko umuntu aravuga gusa adakora. Ndiye mashaka kureba ibikorwa byanyu, ariko abenshi ba Benita baraza bakavuga gusa ntibagire ikintu bakora. Ngo rero tube tuberetse banihaye ijambo, wa mugani wa muniga waje ngo nta kanyanga nta rumogi aciye muri radio furaje bagahita mugati urayihaye n'ijambo tube tumuretse. Rero umva babwira ikintu nashaka kubabwira. Burya umunyarwanda n'umuhanga yaciye umugani aravuga ngo ingwe ntabwo yari izi gufata ku gakanu, ngo yarigishijwe. Umuntu twa Kevin amugira icyizere mushyira muri account yanjye, birashoboka ko iyi live yaza kuyibona cyangwa azayibona. Kevin amaze kugera muri TikTok yanjye, ndamubwira Kevin rero abantu banjye bo kuri TikTok baranyakiriye banyihera ibiceri. Ibyo biceri ntabwo nabona ukuntu mbibikuza, barambwira ugomba gicandara rarangiye, indirimbo ararangiye, dutegereje ko abaterankunga baboneka bagatera inkunga indirimbo ubundi tukayisohora. Hanyuma uwo mujene barambwira ngo ugomba kuba ufite ngo account ngo y'umuntu uri muri Europe cyangwa muri Amerika cyangwa Canada ngo kugira ngo ubone ibiceri. Umujene mugira icyizere mushyiramo. Umujene abikuza ibiceri byose byari birimo amadolari 840 ingahe. Amaze kuyabikuza bama message, bama email ati amafaranga yagiye kuri uyu muntu witwa gutya. Ndamwandikira nawe umusaba wamaye ibyo biceri. Muteza n'abantu baramuhamagara akajya bakuraho. Uwo muntu aya magift murimo kumara namaze umuntu wese naye narahaye access kuri account yanjye wese namukuyemo. Ubu ngubu uyu munsi ninjye uri muri account yanjye. Mwumva umuntu uwo ni umuntu. Ya magift yose mwampaye, ya yandi yose mwamaye nta kintu nigize nkuraho. Harabiretse ngiye ejo bundi ngiye kureba ibiceri mbona ari amadolari hafi ngira ngo 100 ngahe, mvuze terekanya bikuze umuntu afashe. Ewana rero aya magift murimo kuma ni impoza amarira. Umuntu witwa Kevin yarambabaje ambabaza 2025 irimo kurangira, ungira ngo yaranamburutse, nta nubwo kabisa ubu yaramburutse kabisa, kuko namamagaye kenshi arambwira ati aranyihorera, aranje aranantuka. By the way yaranantutse. Ni nawe muntu wari wangiriye n'inama ngo sinkazana ngo mvuge Imana. Bakunda abantu bafite ibibazo bitandukanye. Umuntu akugira inama ngo ntuzajya ujya live ngo ukavuga Imana, ngo nta bantu uzajya ubona, ngo nta na magift uzajya ubona. Inyuma amagift nahawe n'abantu bakavamo ibiceri, wabiriye wayariye, urimo uraza umbwira ngo sinkaze ngo mvuge Imana, ngo niyo nama wangiraga. Umpeti witwa Kevin ni nawe muntu wanyuma narekereho no kongera kwizera n'umuntu kabisa. Na n'umuntu nakongera kwizera ubu ngubu nyuma yuko abantu bose nagiye ngirira icyizere, bose bagiye babifata nyine nk'ibintu bisanzwe. Ubu rero rwose uwo mukeve
ahantu hose muzamubona muzamubwira ati uri igisambo. Your last year job is prediction when on spot, what are your prediction this year? Abantu bo murimo kunyera ama gift sha ningiye murimo kuyaha kabisa, nimugire ngo undi muntu murimo kuyaha, ningiye murimo kuyaha, murimo murampoza amarira, no murampoza amarira natewe n'uyu mujene witwa Kevin. Nta kintu kibi namwifuriza, ariko ntago ari ubugabo. Naramubwiye ati ubwo ntago ari ubugabo, ni ubuginga, ni ububwa, ni ubuginga sana. Umuntu umugiriye icyizere, umushyize muri account, abikuje ibiceri, ahise mana kuburoka. Oh my god. Rero amagift yose murimo kohereza, thank you so much. Abantu bitwa bariri bohereje amagift akomeye. Kevin, nubona ino live kugira ngo wikiranwe n'aba big energy, ibyo biceri ngira ngo ntanubwo ubungira ngo yaranamburutse, ubu yaramburutse kabisa nanjye, kandi ntabwo ngomba gukomeza gutunga nimero y'umuntu nk'uwo ngo umuntu ugirira icyizere akagikinisha. Dukubite Suwejo. Okay. Uracyari uwa mbere mu Rwanda, Vinifu ubugambanyi bwa ba competitors bawe bwatumye ugenda. Abantu mwese mufite gahunda yo kumbwira ngo nzogoshe ngo nongere mere gutya, rero n'ifoto nayishyizemo, ngiye kubafasha, sibyo? Biri forever, ntabwo nzongera kwiyogoshesha gutya, abantu mwese turi kumwe kuri live, ntabwo nzongera, kandi ngiye navuze ikintu buramba nakivuze, ntabwo nzongera kwiyogoshesha gutya. Ahubwo ubu ngubu uko murushaho kumbwira ngo niyogosheshe, ngiye gushyiraho dread. Burangiye nkora ikintu kiri opposite n'icyo abantu baba bashaka ko nkora. Uzi impamvu nimukura muzayimenya. Nanjye najyaga nibaza aho bizava, niba ushaka témoignage pick my number. Namenye ko ntaho ritarema mu rugendo rutoroshye my friend, from Tabagwe to Kampala. Ubu ndimo mfungura champagne, biriye mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera iyo madorari. Umutipe wo mu cyaro uri so funny, mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera iyo madorari, kuko umugambi w'Imana suwe ejo, uwo mugambi suwejo, uwo mugambi w'Imana suwejo. Aya mahoro mfite sayejo, uyu mutekano mfite suwejo, uwo mugambi w'Imana suwejo, uwo mugambi w'Imana suwejo, suwejo. My beautiful people, thank you so much for tapping the screen. Thank you so much for being with me. Thank you so much. I love you. Alice, I see you. I love you so much. Hanyuma munyemerere mbashimire mwe mwese mwatanze amagift yanyu. Munyemerere mbashimire mwe mwese mwabanye nanjye, abantu 200 na ibihumbi 100 na. Imana ibahe umugisha. Twetemo tubaririmba indirimbo yitwa Suwejo. Iyi ndirimbo yo nyiririmbye hari ibintu nibuka, hari ibintu bishingutsa, ariko all is good, all is well, everything I will. Ibintu byose na amahoro. Ndabashimira sana kuba mwabanye nanjye kuva nkitangira kugeza no magingo. Ntago nari nabipanze gutya, ariko ni mwe mwabigize muri kugira ngo tumare umwanya ungana gutya. Abantu mwese mwakoreye umugisha ku muntu witwa Gisele. Abantu mwese mwakoreye umugisha ku muntu witwa Gisele. Imana ibahe umugisha. Gisele, nizere kutatubeshya. Dufite abantu benshi baza hano bakabeshya, umuntu akaza akavuga ngenda twite cyangwa ngiye kubyara cyangwa mfite umwana ariko arimo kubeshya. Dufite abantu benshi baza bakabeshya ndwaye gutya na gutya,
kugira ngo abone amafaranga. Sibyo, nizere ko utatubeshye, nizere ko abantu bakoreye umugisha bari buze kuwubona. So Imana ibagirire neza, abantu mwese mwatanze amagift, abantu mwese mwabanye nanjye, Imana ibahe umugisha. Hanyuma tuzasubire ku munsi ntazi, tuzasubire ku munsi ntaramenya, ntabwo ndamenya umunsi tuzongera gukoreraho live, ariko mwese mwabanye nanjye, Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusenge hanyuma dusoze. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, gitare cy'amahanga, turagushimira turaguhimbaje kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe ku buzima bwacu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana yaremye isi n'ijuru. Wewe waremye isi n'ijuru, wewe waremye inyanja zose ziri ku isi, imigabane yose n'ibumbe yose, wewe waremye igihumeka cyose kiri ku isi. Habwa icyubahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Uyu munsi wewe warubizi ko uyu munsi turi kugera live, warubizi. Ntabwo uyu munsi nigize mbyuka mfite gahunda yo gukora live, ariko yabaye, warubizi. Hari byinshi twavugiye hano, hari byinshi twakoze. Uwiteka, aho tutakunejeje, aho tutavuze ibiguhesha icyubahiro, utubabarire, kubera ko ijambo rye riravuga ngo uri Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Utubabarire aho twagobwe, aho twavuze ibitaguhesha icyubahiro, utubabarire. Umuntu wese wageze hano umuhe umugisha, umuntu wese wagize icyo atanga, umuntu wese wagize gift atanga, umuhe umugisha kandi umwongerere mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko uyu munsi wadushoboje tukaba ikiraro cyo guhesha umugisha ubwoko bwawe. Uri Imana ihambaye, urakoze cyane kuba uyu munsi Gisele yatugireho umugisha, umugirire neza. Hari byinshi bihangayikishije umutima we, hari byinshi biri mu mutwe we, ariko umworohereze kandi umugirire neza. Uyu muziranenge azavuka neza, azavuka ashyitse, azavuka ameze neza mu izina rya Yesu. Reka azabona icyo kurya, reka azabona icyo kwambara, kandi n'abandi babyeyi bose bitegura kwibaruka ariko batereranywe, turabakweretse ngo bagirire neza, ube hafi kandi ubagirire neza. Uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye, reka ubuntu bwe butubeho. Abagiye kujya mu kazi ubarinde, abagiye kuryama ubarinde mu izina rya Yesu. Mwami rero, komeza utugire neza, komeza ugire neza ubwoko bwawe, abashonje ubagaburire, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu. Komeza utugire neza, komeza ubane natwe. Ubwo tuzongera guhura nanone tuzagushima. Wakoze kudushoboza tukabasha kuririmbira abantu, warakoze kuduha impano, kandi reka ukomeze kuyikomeza no kuyigeza kure. Uri Imana ihambaye, uri Imana yo gushimwa. Reka ishimwe n'icyubahiro bibi byawe, twebwe duciye bugufi kugira ngo wowe uhabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizeye, amen.